Nyina ukuntu nyine nshaka kumukuza kugushaka amavuta. Akamwe atashaka amavuta nayo mfite urajya kwafata ku mavuta hepfo. Nuya. Ako ayo mu Rwanda yanyaye. Abashaka badaje. Rero wala baina mabera gaji. Hari n'abandi n'injana bagenda banyonyomora. Beba kuwakea. Ako kanya. Nibakuleta hapa kano ku kiyungu. Bawe tuzakwagira hangu utanga kumande. Asante. Na nimi tewari na dakika 3. Nta n'iminota 13. Babara gufunza ifite. Angwa nizere ko turi kujyana. Nibyo mana ariko ukora amakosa. Ukagenda nira Ngira kubikura mini. Utabizera. Yanjye na mojo mbaye ndusa na forum. Ariko nawe murakabije. Forum ina kurya twasa. Ariko muri babi gogo. Amunigeze kunuma abantu babi nanye ndijyana arangira arambira ngo kumanye ko nago nagutumya babi cyane subirayo. Nagutumya babi. Murakaza neza rero hano kwa Mr. Chicken. Ngubu na fresh contract ihoraho. Sibyo? Aza kuyutizera bro. Nese me wajye umubwira. Njomba moyo. Indirimbo. Tuvuga. Wakira mutuna. Ngeragama ihorere ibyo waciyemo ndabizi. Ni yande. Mr. Kitchen. Nagaririmba ba. Nitsarabesha zao. Nyamavenge sude. Nisakitse ndajaririmba iyo ndirimbo. Zara umunyu sha. Nyamavenge sude. Ako umuntu unyungirije rero niho weza n'umunyu. Nukuzana umunyu man. Zara umunyu. Tutagiye kurya se mwana mama. Ese naguri kubyumva. Umva ndi kumutoza igiti. Bonsoir. Bonsoir. Bonero no kugusuhuza. Anga tugira ibintu bita specialist kuvuga mu gifaransa ubwo? Yego ya Specialist. Akoze cyane. Acikirije nse baba HD bura nta kaminuza ngira. Ariko mfite bura PhD. PhD cyangwa ni HD? HD. Ufite muki? HD ni akamera. Ari ibintu kuntu biba mukabibamo. Ewa bikarangira basukurate bande bose birukanye. Ademe nzayo ndikorera. Ubwo nitera kamera ukirikodinga. Urikumva ibintu bimeze gute? Nigeze kwirikodinga bangi irarangira. Ingwane. Biraryoshye. Nigeze kwirikodinga kamera irarangira. Acumba. Byo numva bihoma. Wenyine. Witwa Bona yari yansindanye. Uri recording. Nabumva. Kandi ngo umunsi ntabwo uri bupfu busa. Wari wungirije bamwe yari denda kandi nawe kuri kamera nta kigenda. Ibyo nari maze kwigarira mu myaka 3. Urabyikorera. Nkajya nshinga hano kamera nkayikodinga nzitanza niba ari ku biryo nkahita ndya. Ako mayonnaise iri kugenda. Iyi ni story kabisa. Uziko bitutsu mayonnaise Twara abana mani babayeho gutyo. Gute? Babayeho gutyo nyine bibiri kodinga gutyo. Buri kantu. Nawe n'umufite umutwe munini. Umufite umutwe munini aje. Iyo bagazuka bavuga mwabe ufite umutwe munini. Ariko bagazuka ari ibintu avuga ukumva neza neza. Fasha. Ariko zira kote zagasoko ntago zikomeye. Ese twe ni turi kuzikora. Yemo jombo nabonye kuri buze kurya unavuga. None se kankubaza ikibazo kimwe kuri icyo ushaka kunisha ndi kuvuga nimba ibintu bifite cyangwa kamanze mbirye mbone kuvuga ko bifite cyangwa mu jombo ari kuvuga. Ntabwo ndamumva. Bise oranje. None se ngomba kubanza kumva cyangwa ibintu ndabiryoshye mbitangiye kuvuga. Ega nawe uri kugora umuntu. Ibise abibona kangahe. Ariko mu jombo acuruza imodoka. Ntabwo. Iyo mbwa se ngizabimenyesha. Inkweto zihindutse imodoka. Biragoye kujya mu razandi kidara. Biragoye ko wabimenya. Inkweto zihindutse imodoka. Kuna muri kurya izidodo. Ariko n'inkweto urabizi ko ngira inkweto ruzungu. Wagurishije denziti bambuka. Imaze iminsi 3. Uretse kiriya kirenge denje afite ni ikintu ikirenge gisanzwe. Wayimuhaye ibizi. Ikirenge cya denje gica muri bus only. Yageze ara muri traffic. Warakomeza ntago ajya ahagarara. Umuhanda ugafite ikirenge ki. Ariko tuvuga ibintu tugaruke ku bindi. Tuvuga ibintu dusubira ibindi. Umuntu waduha akazi rero. Akagapote kitwa gute? Kini kidari. Oya, aravuga ikintu kidari kiriho. Kitwa gute? Iki?
kitwa gute ikidari kicayeho mbese ikibazo cya Mitsu kiri kubaza gute akiri kumva iki ikibazo kiri kubaza gute yewe nabajije akagutera ni ikidari yego niko iyi umuntu aramutse atumije nk'iyi hano yego munyadoringire mugeze kodaringa nuko kiba ari ikidari kitwa ikidari kigura make cyane nko ku bihumbi 100 byonyine urakirya ibihumbi 100 zikora dukira amagufa reba ibihumbi 100 mwana komande iri hejuru nose mwana mama uburyo wakijyaga gutyo wumvaga ari ibintu byoroheje niyo wakijyaga nkaho ubona katari natwe tuba turimo iyo twakizanye kibijana umva mujomba nsanye kumenya guteka ari no kwigisha guteka se mwana mama ariko ugerageze kacubaye n'isigare ushirane n'ibindi kandi kubona mera atari kwirya yewe ni njye uri kwirya wa mbere ahubwo Mitsu utari kwirya ariko haka bro twashizemo kugira ngo uzinduke gutya niko bita gute kamwe kanyuma kariya kare bakita black pepper cyangwa urusenda nikamwe nabonye uri kugira gutya uri kuminjira urusenda rw'umukije urusenda rw'ifu nyine niyo black pepper black pepper so wayimenya gute warize guteka ubyize muri secondaire cyangwa utizigamiye ariko ntabwo ndi kubona amagufa mu mpande ya Mujomba sinzi ikibazo pe abantu bambwira ngo ndimbwa mbonye ko ushobora kuba ukuri ntayo uri gusangamo nabanje kurya tworoherejwe n'amagufa ariko hari ikintu njya nibaza nk'abantu aje hari umuntu asanze mu kabari mpamvu bariye kumuvuga namumenye nawe umenye tonalite ntabwo namuyoberwa ari umupansiyoni mwana urantunguye urebye mu maso mbona yishushanyije mu maso abantu bagira indambi nikamuvuga kamera y'abakureba abantu bagira indambi ni bake yanje jema yitwaye aya ubwo nsanze mubizi kambire cyane tuzamo amabanga angaho jasiriho umugore Yesu mengagira inama duhereza nk'abana nta nama nabagira cyane wowe kari ngewe inama ya mbere ni ukuza hano ndabye ntabwo barya bagomba kugira inama abana ariko kurya nayo kandi ngomba kugira inama noneho ndetse mu birya mwenyine mama ye bino biboro uri kurangara mwana murekerangare twikomereze wowe mbonye umuseriveri yaratambutse ega buriya amabuno y'abaseriveri ntabadakuru hari abantu urumva bahamagara na nimero iri prive urumva bino biboro iriye katumbaye nyinshi abantu bose turi gusangira nta n'umwe urya urusenda ruriyesi ariko uzi gutera hakurya mutabye urusenda uyu muntu ko ari umunasi kari umwungirije yavuze ikintu kiri kubura ugomba guhita ukiza umushefu rero buri gikora cyose kigira shefu mukuru shefu mukuru ni njyewe bashyizemo n'urwasaya rw'intuzano hano wemera reba do bahajya witwa simbizi nakwe kuntu usa rero mwite meri biroroshye meri ibona urusenda gusubiza izo ni kwiyahura icyo nakundiye hano ni uko buri muntu yishyura bitewe n'ibyo yakoze iki yariye n'ibyo yariye akora forome ikintu ngukundira ugira ibere ritagabanyije aramwibutse yari yanyibagiwe wumvise n'ibyawe byose wabibonye wabibonye tugiye gukina kwa Kiravani Mitsu wagiye wakabati koko muri the spy
ntari kwambara aha ariko wamubonye ari kwambara ese wari uzi ko nabyo babifungira wajyagayo rero kugira kure umuntu ari kwambara barabifungira yego n'ikirego uzina kurebye video n'ikirego byarangiye tayari witanze urebye video y'amana barabiregera urebye video y'amana kureba umukobwa ari kwambara hano urabizi ko ndumva izina ry'Imana nibyo kabisa ibyo kureba ibere by'umuntu barabifungira cyane ubwo abagabo n'abagore baryamana bate uretse ko ari ibyabo kuba bari kurebana bazimije amatara abana ajya kubatengera ikirego y'Imana nta kintu kiburamo kajya mu bari kumugeza ukuri hano mafite iminota mike kugira ngo nsoza kurya nta nshaka kwitahira rega buriya akamera kuzi inyama zicyuzuye ziri kwihuta pe niba atari njye uri kugenda gake inyama imboga zirashowe izo mboga ni nziko zijya ko ziri kwihuta tuvuga niyo naduteze nzi ko mutari buze kudukunda makuru rwa rusenga cyane umuntu ashaka kodaringa iyi nuza yahamagara kuri iyo nimero kugira ngo twumve aho wayisanga atama bahita guta kwa Mr Chicken agamahe mukagarama ku muyange Mr Chicken chicken ngo duhagaze twebwe duhagaze muri chicken oya uyu ngara umuntu uri kutureba ari kuvuga ngo ari kumarata duhagaze komande bahagaze muri kitchen duhagaze muri kitchen duhagaze muri chicken duhagaze muri kitchen oya turi muri chicken yego ku cyapa njyewe ndi out to kitchen outside kitchen njyewe ni uniform muri out yego hanze ko turi in kitchen mido hagati na ibyo biri aka biri mido mido kitchen nize neza nagigishaga nasohotse ariko mana za mana yanjye we izi nyama bisaba kwizigamira ndumva umuntu arya ntahage umusanga n'abantu biza kujya wizigamira ukarya wizigamira wizigamire cyane twateguye byinshi ibiri inyuma nibyo byinshi yego no ni bibiri inyuma ni byinshi niba bizanye kugabanuka we niba bihari izi nyama zagiye ryari niba bihari ndi yarakuzigiye zagiye niba bihari nari binizina ry'Imana ngiye burana n'umwe afase gutanga ibihumbi bitanu hagiye inzira hasigara amagufu nibaza ukuntu zihuse ari kubikira danger sha ubwo zihari ntari nabona ka danger ari kumugira gutya inde watumye mitsutsu nta foromine ibintu byose nabibonye muri groupe nese uba muri groupe y'abashu ubamo uratanga no kudutangira kudufungisha kandi natuziyembwa nayo mbamo nanjye nayo mbamo tuba muri groupe y'abamotari groupe yagize yajya abana igihumbi n'abarimo azanye gacumbari ahantu rero naho njya mutazi haza kuri bacisha umwanya kuyikora iragarukana n'ifi tubanze tujya hari n'ifi uzo umuntu ari ibiho noneho ikintu nangira ifi mureke tube turekeye tuganire uretse gato mbanze njye zino nyama bakamerama izi nyama zimeze impungure zirya nk'uhaga arabyumva ateze iyi nyama nyine kameramani wahanga uri kuri wayidi ifata nta muntu uri kukureba nta muntu ukubona humura nta muntu uzakora nta muntu wamenya ko ufite direct nta n'umuntu wamenya ko uri bikire izina ry'Imana wamenya ko uri bikire nta wamenya ko ari akira nawe yaba danger buryo ari kureba Jean esha abantu bahise bamenya ko ari danger pe oya uri muvuze mu izina ma ntabwo ari samani gusansiperezinga kuvuga ko umuntu hostinga amara tuvuge ngo ara hostinga abana yabipfuye byose reba byo hosting uburyo kireba imbecile hanyuma komanda yacu mwumvise gute yakora shayida nimbi nakuntu ururyo ryo ririho sokara enda nimbi kunyamira nza ninywe ninda
anitegera ariko n'ubundi iyo tike ntabwo yavamo iyi komande pe ukuri Imana ibihumbi ijana si ubwo niyo waza n'indege ariko saa indege ivaho ubundi yavuga ngo kazana ubu ngubu ubwo babonye kino kiganiro bazajya nimero yanjye bazajya bakahita bampamagara ngo turahishije ngwino tuba inyamageragere nkahita mutaka moto ukajya kurya ibiryo by'imfungwa by'abagore nkahita moto ukajya kurya ingemu tuba turekeye ngo tubanze tuganire ukazanga amagira ibisi tuba dutegereje tubanze muhumura harimo na gira ibisi biro turayifunguza sana noneho uriya kuntu abantu bandusha ubwenge nkahita mpamagara nka rigenda nkahita mpamagara Regi salamu uri he ndi mu kazi enough bikaba birarangiye yewe w'igicucu nginda mageragere ufite Solomon wabo yasuye ejo bundi bakatiye burundu ibiryo amushyire barabisangira ibaze umuntu usangira n'abantu yamusa nta mutima ugira aho nzamujyamurira ibi ngibi Solomon yakoze iki mucyo Solomon yakoze iki uzi muri gereza yanteye story noneho umva story yanteye ngumva muri gereza buriya wa mushiti wanjye nyine hari ukuntu nyine nshobora kumukuza kugushaka amavuta agahita mbwira atashaka amavuta nawe mfite urajya kuhafata ku mavuta hepfo ariko ayo mu Rwanda riyanyaye yafata ku mavuta niwe uyafite mbese kugira ngo akisabune iri kwa Jihad noneho Jihad akambwira hari umumere nyine wari uri ku ruhande bajya gatoya bazakira ayo nta nicyo kirimo ese bamwe isoko hariya mana bamwe mu masoko baranagurana mana bati ingurane nyine rero hari umudamu wari uhari rero abaza arakubaza ngo nabasheri mugira oya ngo umwe aramubwira ngo urumva rukurata uri umumama urumva none bikaba ngombwa kubyarira hehe muri gereza ibyo bintu inda baba baragufunze ifite ngo nizere ko turi kujyana nibyo mana ariko ukora amakosa ukageza ntabwo bikuramo nk'ibyumweru bitatu nta mfungu ikirya ibigori basaba babagaburira neza nk'ibintu biryo sinageze kandi uyu nguyu yari ariyo ati nk'abantu bakurangira yamazeyo n'iminsi ariko twari umushitongeye twa Musinga bafunze gutaha noneho umva se uwo mumere sinzi umuntu yabajije Pampex z'umwana Pampex Cotex Pampex z'umwana ko yari yarabyara umwana yambara Cotex yambara Cotex ni Pampex umwana yambara Cotex uriya yarabyara bizi Pampers izabana buruhinja umwana yambara Ranjete Cotex ni Cotex izabana ni Cotex ni Cotex ni wabyaye ntabwo bizi amaze kudunika bane yambara ikibindo umwana yambara ikibindo ese ubwo ngo umuntu amubazaga ikibindo batinda gura ikibindo ati abarazibajije nimba yarazibajije Jihad mbere ko uri n'undi umugore ararakara ahita arakara bari bicanye mbese mwangire wose ntabwo mwongeraho ese ibintu byari byashira ako se uretse ufite ikihe kibazo kumfatageza aragutse ntabwo nta nicyo kibazo nibajije niba ndiguze inyamika biragiye ese ntigiye bya ugaseka ese bamubwira agiye gukora ubwa nyuma twese nangiye gukeka ko nta kintu gisigaye nta buringanire bukirimo nangiye gukeka ko nta kintu gisigaye yatubwiye ko hari igisigaye twakwibabaje akirane gusaturira aya muneka dusangira ifi turaza kwirya bagiye ibindi byose ni kimwe hanyuma mwakoze kuza nibwo tukibakeneye cyaturanyirije hano twari tugiye kugabana kugabana iki byabihumbi 100 n'ubundi baduhaye oya ntago ari amafaranga byo kugabana imirimo naryo ngende ishura nga ibihumbi 125 byose arishyura ibyo yariye yego kuri ijoro ryo mutsore Kacumba ntago tubiyishyura cyane Kacumba ni biri ku ruhande rw'ibihumbi ntago ibirimo kamera ikiza twatuze imbere ya kamera ikiza Gacumba nukiza na purpose zose ikiza twatuze imbere ya kamera buri muntu yaguze wenyine biri se akira nagigikano bakimara akira ebyiri akiri wazanyiriza ay gamana servi mga
kera wewe rero no kuzakuvuga kandi ubwo nubwo nkaguhaye ni ka super commando ndi burize kunguraniramo ntugire ngo umve kuguha gutyo gusa ariko rero mbabwire forome mama kwibukamye wazi kuyona riwe nta muri gukunda nta muri kumva ndebera ko babikuye naziriho forome n'ubundi hano nta mugabo uhari nta mugabo wawe uhari urumva ko ngiye gacumba indiye numva itangiye kumpinduka zirarya imana pe yego ntabwo turi gukunda ikiza gihari nuko mfite umwana w'ije uri hano wawe cyane Ese nawe basahana barakubunya nawe nkabyibwira ese ko mujya mbari kundeba mushaka iki wowe kuri kundeba kize baba barakibyaye hanze tukaba tutabizira ari njye na mujya mbaye ndusa na forome ariko nawe murakabije forome nakubye twasa ariko muri babi gogo umuntu yigeze kuntuma abantu babi nanjye ndijyana arangiye arambwira ngo kumanyoko ntabwo nagutumye ababi cyane subirayo nagutumye ababi uno ngusa na foromina uri mubi ariko ndisi ku mutima ariko ndisi ku mutima ni sawa pe n'umuntu wambwiye ngo niyo bane mate bagateka rimwe ngo zaryamo ibitunguru n'inyanya ugera ukiheba nigeze kureba muri mirwa nayo ndi koga mu rugo ariko njyewe ariko bino bintu biragaruka ntitukabivuga Salome wese urema nshobora gukorera ikintu cyitwa icyitegererezo mu gitondo cya kare sitatera mu mujyi mizuni mu ya rubashi foromine niba si wumva bakagusapurika zipika uri umubyeyi urumva urumva azosiga nk'ingagi urwo kuri konti bagufashe bamwabisujaho bizagaragara ahantu bavuze bakurira sibo bagaruriyeho ni urumogi ibyo yavugaga byose rwari urumogi yanyweye ntabwo byari byo yibuka yuko n'uyu yavuze ngo naje nasinze yagiye mu bantu baba aratsinda naje nasinze urumva mitso reba yagiye mu bantu babi aratsinda uhe Ego ariko nanjye aho naboneye ko ndi mubi yarazi ko bayikuye nari ndi muri dushe ndi byose koga biriho numva mbonye ikintu mbagasimbutse ikintu cyari gikanganye kumubona ikintu ukabona iki niki mbonye muri dushe ukagira ngo ndari nk'umuntu babatereje winjiye muri iyo dushe nso kandi njya kuba ari inshuti yanjye nkuru ndayibwira yambwiye ngo mbwira uko cyari kimeze unabonye gifite amatwi yamushije ingumi yambwiye subira wowe kumanyoko niho wibonye ngati ubonye ikintu muri miruware ndagurireba muri dushe ndiru agurireba bisebe yewe ngo yasanze ari we wibonye subirayo komanyoko ariko byo reka mubwire turamutse duhuye ari nka ninjoro nkakureba nko mwiterejeamo natangira kuvuga kuri nk'umuzima cyangwa adahumeka iri kuzintanga bana harimo ukuntu nk'umwana akiri mutoya yabonaga nk'ikirere cy'insina kandi kiri kwigira gutya ubona nk'igicucucucu cyacyo hari ibicucucucu musa nukuri oya bane turi kuganira ariko nanone tujye tuvugisha ukuri aba turi kuganira bino bintu bivuye ku mutima ibintu mu byamba atavuze biramubabaje bivuga umeze nk'igicucucucu cy'ikinuza cyakadahumeka basi nakaba nk'igicucucucu ubu nibwo nemeye yuko hano bajya tukiri abana ngo inkuba ni isake byo urabizi inkuba ngo ni isake nabonye inkuba ari ikinwa na mama ubonye ari umuntu komita gikene guys rero ndamwe kubibona turangije umuhango wacu wo gushyingura cyaduteranyije gushyingura nde ushinguye nde ese babwira ko kitapfuye tuyiriye ari nzima oya inyamaswa barayihanga bashyingura umuntu okay aho tumushyinguye barahabonye aho tuyishyingura inyamaswa so twagira ngo tubamenyeshe ariko nababajije nimero y'umuntu ushaka kudaringa kino cyo kurya ese ntabwo uri kuyibona hano kuri screen hasi uberinjajwa uri kuyibona hano hasi ngo tunayisubiremo gufata nimero y'82 biragoye ariko ni kwa Mr. none nibwo bwa mbere nabona Mr. Chicken uretse gatoya nibwo bwa mbere nabona umudesi poroshonje inde nukuri kw'Imana uramudesi porashonje pe nukuri pe ni hava kamera mu icyo kurya
Shana kuri pe kandi muri inshuti. Nazo njye mvuze uyu nguyu. Urashonje rapa? Wala. Nibyo navugaga ni nawe navugaga. Oya. None tukaba tubimaze wicaye aho ngaho uri kureba gusa. Oya, je nta kibazo. Nta kibazo. Hari ibindi biraje mu bimeze nta bindi biraje. Ariko ngo inyinshi ziba ari inzogo hariya mani bise. Sibyo. Ahanga turi kurya gakondo. Ku izina ry'Imana. Oya, je nta kibazo na. Aya ni muri Sweden ni muri Texas. Oya neza, hajya za Colombia hasi. Mexico. Yaragiye kureba igikombe muri Senegal. Yagiye kuri Afrika. Kwa Sadio Mane. Ako bira bindi kubona biri gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga. Kandi uri amafaranga. Ng'abamarako ngo bakunda isume kubi ngo uri kunisomeza. Mitsomo ni isume. Niyatonja gashyuho abamaroke bamukubita shaho. Oya. Uburyo bazikubona ko babashaka undi muntu azihanaguza. Uburyo bazibaga muri stade. Birasumuza ko barayavuye no mu gihugu cy'Ubwongereza. Niyo mpamvu bayishakaga se karabya abantu ariko nanzayangane nawe uganire koko turakora akazi kawe tukorana n'ababosi b'ingegera twese tunganya amabara ariko baje kuntora nk'umuyobozi hano kwa Mr Chicken genda uzana amazi ukarabya abantu undi tuzakora kangahe se tutamuhombeje nata twirukana n'undi azatwirukana ibyo twatetse byose byari by'abakiriya mujye mupatara mu bweza n'ibere Koromina guzu tuntu twe tumubesha ko tuzi kuganira tuba turaturiye. Muradushutse. Turamushutse. Wena kandi gapandisha. Umva, iyo ngiyo mwimwandikeho. Umva baby. Amafaranga yanjye ashizemo. Ariko Mitsutsu begi be. Mitsutsu ntabwo dushobora gukorana ibera atarizanye. Nabonaga ari kuvuga ry'umukara turimo turarya imbogo niyo guhera kuri teka iminsi 5 hari amagufa y'umukara boss niwo kwanza koga kera rero buriya Mitsutsu uko nabibabwiye nyiba muri Local Defense twajyaga tujya kunywa amashyamba Local Defense yahe tucyambara umutuku banza sinshaka ko ari ukiri mutoya mu gihomba banze ibaze ko mise mbona mayonnaise Nese bayizanye dusoje. Hajya ari ryo kuri gacubari. Ntabwo ujya biva amazi. Yari iri kuri salade. Aha ngaha rero kayita magana mashika. Nese miso ya magufura yajyana cyatu yashyira mu cyuma. Rero ko ufite imbwa. Araruma mwicanye mu kabari ga magufa ndayajyaga umucakira kandi yajyana. Oya ni byo reka bafite. Byari biryoshye. Abantu babitetse ni bande. Gusubiza nka wa muntu. Beje ababitetse ni bande. Ni kwa Mr Chicken. Bega abantu bazi guteka. Oya barabizi cyane. Abantu bose badukurikiye, umuntu ushaka gusohokana n'uwe, umubyeyi ushaka gusohokana n'umwana we, mwese mujye muza. Ushaka gusohokana n'umu ex we. Mwese mujye muza hano kwa Mr Chicken. Ni chicken ni kitchen. Ubu yivugaza muri kitchen ariko akora chicken ariko kwa Mr Chicken. Kazo urabona turi gushinyika mu mazana neza udashinyika. Nabo namamaje se buriya. Bana muri kwica publicité yacu rero batuyikorere. Sugira mbanze ndagize. Mukaza kuyitange kyo muhaze. Wereka kyo muhaze ngiye. None se niba duhaze bikuyeho. Wagenda twamamaza twamamaza byakunanika. Kama bwiza ukuri. Niki ngiki cyamwe imyenda imeze nka Sylvester cyatubangamiye buriya nubizi komeza. Uzi ko twatugiye kubona kuza tuzi kuri usanga n'igegera. Karaba nyine. Mukarabye nawe. Uzi udashaka gukarabye abantu mwa. Wakamamaje ukavuga byanya byo dukora hano mukarabye mu ntoki. Amamaza neza. Ambo. Akira peti. Akira rafiyano. Ariko sawaretse karaba mu ntoki nuza abantu bose mudukurikiye abindi bizi ariko se mitse wacecetse nkamamaza jewe nkikorera igikorwa cyanjye amaze ugiye kuvanga umukino igikorwa cyawe cyangwa cya Mr Kitchen twagiye cyawe ngakanya kibaye cyawe koko twagera ko yema igikorwa nazo amafaranga reka namamaza ariko amamaza bitutse umuntu agari gushaka ko namamaza jewe abantu mwese mudukurikiye nakurikiye na video yose uvuga uhindukirira no muri iriya byose ndabikora bariya ubwire nawe byose ndabikora abantu mwese mudukurikiye mukaba mwarebye video yacu waba uri kubangamira publicité ibe bimbwa buryo twamagana uri kumva urumva abantu bari bumve Mr Kitchen igikona ari cyawe ngaho mumbwire ariko nawe ibukemo amagambo sibyo kandi ndi gushaka kuvuga mitsusa kankara utari kuvuga bari hanze
ihanagure kuko abari ku rugamba nyine bibutse bose batangiye bose mureke ntangire tangira abari ku rugamba uhere ku twapa twa 75 kumanuka kugira ngo ugere hano urenge kano kabari k'abantu hirya ugera hano urenge Sofia aravuga amakandi kabari oya arenge Sofia niyo Ubuse na Sofia ndayamamaza nayo ize hano kwa igira imana igukubita nka 25 ngamamaza twumvire amamaza twumve uramamaza Sofia reka amazi kubashushe nago bivuze ngo ugiye kuyoga Yo nyine yiyamamaza duceye bantu mudukurikiye reka mitutsa abacecetse abaturage mwese abasore inkumi urubyiruko abakecuru abasaza nta handi hantu mwabona iki kidari turiye uretse kwa Mr Chicken muze urakomeza ukaza ugahera Kicukiro ukamanuka mukagarama ukaza hariyo za Sofia mugende gake Kagarama ka Kicukiro unyura mu Kagarama ka Kicukiro ugakomeza urukuza kwa Mr Chicken nyine uca hari kuri Tekira ukomeza umanuka ukagera mu centre yo ku Muyange mu kaboko k'iburyo uvuye hehe aho waba uvuye hose oya ni iburyo uza umanuka bakaba ibumoso uzamuka ariko mu kuvuga twavuze uri kumanuka iyo uri kumanuka rero mu kaboko k'iburyo hari n'icyapa giteretse ku muhanda rwose nta nubwo kirateretse cyangwa kirahagaze umva ikinyarwanda kimaze kuba kirihe bara nabonyemo niba harimo umutuku cy'umuhondo mitso yibutse ibara wabonyemo niri ese ugiye gukora repesage mani ku maguru kandi iyi nyana imbwa yari imaze koga mu ntoki uko amaze koga tuye kuri gifimani abonye muri kwangiza harimo twagiye dusigaraho mitsutsu nta nubwo azi icyapa ririhe bara ririmo si nguyu ngaho mitsu bivuge binjira bakeye ese umutsi yabasha gutunga imbwa mu rugo uramutse uguze imbwa nk'ebyiri zazicwa n'agahinda ntabwo zakwicwa n'inzara kuko uriya nakora imbwa mu zindi uziko mwikunda kutangana bya mwana wakabyandi ngiye n'ubwi bongere kaniyamamarize abaye uri boss wawe ugira umushiha wa nyana y'imbwa bikubwije ko muri kwitoza kuvuga ngo Mr Chicken nawe ngari kwamamaza ageze muri fanta kandi yambwiraga ngo amamaza neza ubwo wowe uramamaje neza gansukira aragusukira gutari mu macu be serious wamaze mu rurimi abantu bumva mani yamaze mu rurimi abantu bumva kabisa vuga mu kinyarwanda mise nta serivete mu ntabwo karahari we vuga we cyo nago bashaka kureba bashaka kumva ibyo uri kuvuga bari kumva audio vuga bizaba audio abantu bari Remera cyane cyane bizaba audio abantu bari Sonatip kana Kicukiro centre abantu bari hano mu Kagarama muri rusange kuzamuka again Mountain Kenya ukajya za Mount Kenya hari kuri gare Nyanza haraza Gahanga anyway n'abantu bari hano mukamenye oya rwa rutabura oya gacucu manuka hanga usa nkujya mu Bugesera mu Karumuntu uzamutsara hejuru harimo bakire hariya nta ndumva hano kuva hariya muri metero singa metero nka 600 kandi ubizi uva ku muhanda ugera hano ndumva mutabyirengagiza ibyo bintu abantu bumva Kacyiru mutake muri bino bice munyirano kwa Mr Chicken kwa Mr Chicken biragirenga gusa ingombajwi zirahura bapfa kuba bumvishije twababwiye nimero niyo ngiri kuri screen yanyu 0788 cyangwa se 0788 cyangwa se 0789 cyangwa barebe iyo ngiri kuri screen murebe iyo ngiri zikunda guca mu bundi urumva noneho rero ndumva ari ibintu biri simple ndumva ari ibintu biri bizarre kuza ukatana akamodoka urabona twaparitse hano bahita bagukorera cyane vuba abatetsi beza ba chef n'abashef nagari ba muco n'abashef uzana bizarre na simple bitandukanye ndakwiyamye buri ibintu biri bizarre ibintu bizarre n'iki bizarre ni ibintu bijagara ibintu bizaga ni ibintu biri bizarre biri simple bya bisawa biri bizarre nande makano ka bizarre uje navuze nyine ibintu biri bizarre no ntabwo navuze ngo ibintu biri bijagaraye no ibintu bijagaraye no ariko ibintu biri simple oui c'est very smart merci beaucoup kwa Mr Kitchen hanyuma bagukorera komande yawe urayitanga bagati mvuye Remera kwitora usanga ikemutse imeze neza thank you so much reka
twamamaze no mu cyongereza. Merci beaucoup. Cyo ni cyongereza koko. Igiswahili waje cucu. Kugisa. Kana ni igifaransa nawe. ni igiswahili wabyumvise neza ko ari igiswahili. Nanzo biba nzima ugambirwa mvi imbere ugambirwa n'icyo kintu uza kimeze nka SUVC hagara hariya mu ruhande kamera indebe neza. Ngiye guhamaza mu cyongereza. Okay. Okay. Twabibagambiye. Wobo tuse wano mpozi bayita wano waniremera wano wabo. Kimi cyongereza. Sonatube. Yego. Silverback Mall. Yego. Oyambuka bote. Wambuka umuhanda urambukiranya. Noyambuka notuka wano ku kiraro. Ndi wambuka uzamuka ku kiraro ubwo gutya. Yego. Noyingira mu ngagenda mu Kagarama. Utambuka umuhanda uza mu Kagarama. Wotuka mu Kagarama togenda ku Katare ku Kasoko. Ukazuze ugana ku gasoko. Ku gasoko twize tubavuga. Yavuze ngo wirengagiza umuhanda ujya ku gasoko gakata ujya ku ruhande. Yego. Kati wotuka muri urugudo nogenda. Ukaza biri indirect. Ntugira ahantu kata umuhanda uri special street. Yego. Abyumva. Soma nyirugamba. Wotuka woraba Mr. Chicken. Ukaza usoma icyapa cyanditseho Mr. Kitchen. Mu mukono go Ugo mubarade. Mukono go gwadio. Godiyo. Ukaza mukono wa godiyo. Hano wiburyo. Icyapo itugisoma. Yego. Oya, vuga muki. Uitusoma icyapo. Utandikiraho kusoma. Icyapa cyuraba wari. Cyobara wari. Kakati ekintu cyo twaniza nacho my dear. Hanyuma wala abarungi. Abashamu badaje. Yego. Wala abayina amabere agaye. Hari n'abandi n'injana bagenda banyonyomora. Beba kuwakea. Ako kanya. Nibakuleta pakano ku kiyungu. Bawe tuzakabwira ngo utanga kumande. Asante. Na mimi tewali na dakika 3. Nta minota 13. Obo uzeyo. Utabigije. Bamwita Mr. Kitchen. Bamwita Mr. Kitchen. Chicken. Kigori. Embassy. Kakati namba ze musomano kugundi ku screen namba zizino. Kugera ahangaha. Eri 07888. Nta bana baba hari. Oya. Ari kuvuga ni. Subiramo. Siramukanya. Reka nzigwe izigari. Kakati namba je tubagamba yero. Eri 07888. Abantu bakurikirana iyi video. 07886. 088. Musanvu biri mwenda. Musanvu biri mwenda ngo. 5 51. Uri kirima rima. Sasa ngo wowe imibare uvuze muri icyo Giswahili ubwira randi. Ni mu Giswahili se? Cyane mu Kiganda. Nizi ibyo mvuga. Byose birasa. 07886. Ubwo barareba hano kuri screen. Neri wano wano. Abantu muri kuzibona hamwandike muhamagara. Subembrisa nyobo yangaranyo. Sembanye. Senda bwija munga murungi byana byondaga. Byane biba wakiya biwala binamabere. Inamabere zamabega. Bon. So, thank you so much. You come to visit Mr. Kitchen. So, thank you very much. You want everything? He will give you everything. Thank you very much. Murakoze cyane. Dusoreje hano ubwo dukomezanye. Nyoza we vuba. No mukanya. Dukomajya vuba. Tega. Wajimenya ko turinze bukana. Nkaba ndiki. Icyana cy'inzobe. Mbega ikibazo cyiza. Pereza? Dusoreje hano.